Yambu ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza wacu. Nshimira Imana kuri uyu mwanya tubonye w'ijambo. Ku batanzi, nitwa Pasi. Uno munsi nishimiye gusangira ijambo ry'Imana namwe. Nashatse ko tuganira ku ijambo rivuga ngo ntimwishushanye n'irari. Irari muri aya magambo ni ikintu cyose umuntu yakora kitari mu bushake bw'Imana cyo kwituma. Turaganirira mu ijambo, turatangira dusoma Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 13 kumanuka. Haravuga ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, mukiri mu mwijima. Ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Ntimwishushanye n'irari rya kera ry'ubujiji mwabagamo ry'umwijima, ahubwo nk'uko uwabahamagaye, niba muhagaze mu byo mwiyitirira, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditse ngo muzababera kuko ndi uwera. Kandi ubwo uwo mwambaza mu mwitaso, ubwo dutinyuka tukamwita data, kandi ubwo uwo mwambaza mu mwitaso ari we ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanura ku butoni, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya, kuko muri mu isi ahatari iwanyu, ko muraca hano. Ariko kandi ubwo uwo mwambaza mu mwitaso ari we ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanura ku butoni. None mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya, fearing God, mutinya Imana, mwumvira, mwirinda irari ry'umwijima wa kera. Akavuga ngo umurongo wa 18, kuko muzi yuko ibyo mwacungurijwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sogokuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe n'amaraso y'agaciro kenshi. Mubimenye, ahubwo mwacungujwe n'amaraso y'agaciro kenshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge, uko atagira inenge. Mushushanywe nawe, ntimwishushanye n'irari n'ibyo mwishakiye, kuko hari uwabacunguje amaraso y'agaciro, kandi ayo maraso arabeza. Akavuga ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Ayo maraso ni aya Kristo wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Ku bwanyu yarerekanwe, yaje mu isi kugira ngo amurikire isi yose, ayibere umuco. Yaje kuba umuco ku bayuda, yaje kuba umuco ku banyamahanga. Uyu Yesu yamenyekanishijwe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu, abo yahaye kwizera. Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana, ntibishingire mu irari ry'umubiri, mu irari ry'ibyo wewe utekereza, mu irari ryo kwigenga mu bushake bw'umuntu, kubakire ku Mana. Navuze ngo twishushanye n'irari, twubakire ku Mana. Akavuga ngo nuko rero ubwo mwejejwe imitima kumvira ukuri,
imitima yacu yezwa no kumvira ukuri. Nuko rero ubwo mwejejwe imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima yanyu, kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose bahwanwa n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, niko umwana w'umuntu ameze. Uyu ni umugani. Abafite imibiri bose bahwanwa n'ibyatsi. None twitondere iby'Imana aribyo tubamo, kuko nibyo byiteka. Yaje kuduha ubugingo buhoraho, ariko tugendanye nayo. Abafite imibiri bose bahangwa n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose, ariryo mwabwirijwe. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe, muhamagarirwa kumvira rikabahindura, ntimwishushanye n'irari. Hakavuga ku gice cya kabiri ngo nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishari no gusebanya kose, mumere nk'impinja muri ibyo. Nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba. Mwifuze amata, mwifuze iby'umwuka, kugendera mu mbaraga z'Imana, mwifuze kumvira Imana, abe ari byo mushiramo imbaraga. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze. Mwegera Imana ibakuze, mutaryarye mu mitima yanyu. Hakavuga ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze bageze ku gakiza, mutagira igisebo. Kugira ngo abakuze bageze ku gakiza, niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, ubwo mumwita data. Niba mwarasogongeye mukamenya ko yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mukubakwa nk'amabuye mazima. Mureke ibyo murimo, instead mwubakwe nk'amabuye mazima, ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi. Dore ubwiza bwacu, icyo Imana idushakaho ni ubwiza bw'icyo turemeye, ni ubwiza bwo gusa nayo. Ati mumwegere, mushushanywe n'Imana, mureke ibindi. Nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'agaciro cyinshi. Namwe mwubakwe muse nawe, namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, bwo gutambamo ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashira. Mu byanditswe ngo harimo aya magambo, kandi ukuboko kw'Imana kuracyakomeye kuri ibi. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, abaryubakiraho barahirwa. Dore ndashira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ni iry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntimwishushanye n'irari, mwizere instead. Uryizera, kandi uryizera ntazakogwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye, muzi ko ari iby'igiciro cyinshi. Ubwo mwizeye bibabera iby'igiciro cyinshi kudasa nabi, ntimwishushanye n'irari. Ubwo mwizeye, haleluya, mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari iby'agaciro cyinshi, kuko naho kubanga, ubwo mwebwe mwizeye muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko.
naho kubanga kwizera abakomeje gusa n'irari ryabo, naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka, ni ibuye risitaza n'urutare rugusha nimudahagarara. Haleluya! Ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka, nibuye ku batizera risitaza n'urutare rugusha, basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi aribo ryagenewe ribareba, aribo ryagenewe rirakureba. Ijambo ry'Imana rirakureba, uhindurwe n'ijambo reka ibindi. Imana itubabarire, Imana itubabarire. Basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi aribo ryagenewe. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishanga ryera. Hari abantu bakunda kurata aya magambo ugasanga ko baba bayaririmba ariko bataha bayumvira. Imana itubabarire tubyumvire. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishanga ryera, n'abantu Imana yaronse. Ishanga ryera timwishushanye n'irari, ishanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco wayo w'igitangaza. Icyo Imana yakoze, yatwegereje umuco w'igitangaza. Hahirwa abawinjiramo, hahirwa abemera ubugingo, hahirwa abemera umwami Yesu, bakumvira ibye, bakubaha, bakaba abana bubaha bigishijwe. Haleluya! Ariko mwebweho muri ubwoko bw'abatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco wayo w'igitangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimwarababarirwa, ariko none mwarababariwe. Bakundwa n'Imana kuko yabapfiriye. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwana n'ubugingo. Mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwana n'ubugingo. Imana itubabarire, Imana itubabarire, Imana itubabarire. Haleluya, haleluya. Ngiye kurangiza ano magambo dusoma Abaroma igice cya 2. Uyu ni Petero wari uhavuga ibyo, na Paulo azavuga ibindi bisa nk'uko. Ku gice cya 12 cy'Abaroma, Paulo akavuga ngo, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu, mwirinde irari, timwishushanye n'irari. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima, byera, mwere, bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Hari ugukorera Imana kwacu gukwiriye, kandi uko gusa n'ibyo abari mu irari ryabo bagenderamo. Dutinye Imana tuyikorere, dukenyere tuyikorere. Haleluya. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima, byera, bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi timwishushanye n'irari n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, nkangu kugendera mu bitekerezo bya kera, mutegekwe no kwizera kwanyu. Mwiyime ibitekerezo by'umwijima, mutegekwe no kwizera umwami Yesu. Hakavuga ngo, kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa, kandi bitunganye rwose. Iby'Imana ishaka nibyo byiza. Ati, kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo muremeke Kristo areme muri mwe.
muhinduke mugire imitima misha kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bigatungana rwose. iby'Imana ishaka nibyo byiza bitunganye rwose. hahirwa abumvira Imana ya Isirayeli, hahirwa abatinya Imana bakayikiranukira. Pawulo akavuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi urunuka, muhorane ibyiza, mutinye Imana, mwanga ibibi urunuka. urukundo rwanyu ku Mana, urukundo rwanyu ku bantu, urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mutekerezwa no kwizera kwanyu. urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi urunuka, muhorane ibyiza. ijambo ry'Imana rituganze. Amen.